azahindukira avuge ngo uwo munsi ngo Imana izasuka umutima w'imbabazi n'umutima wo kwinginga ku Bisirayeli. Imana izahumura amaso yabo, ikingura ibitekerezo byabo, bamenye ko Mesiya yaje ahari. Haleluya. Nibamara kumenya ko Mesiya yaje kandi ahari, bazamenya ko umucunguzi wabo yabonetse, bazamenya ko Mesiya wo mu muryango wa Dawidi yabonetse. Ngo icyo gihe Imana izabasukamo umutima wo kwinginga, bazatangira gusenga no kwinginga, batangire guhamagara Imana, basenge, bazakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Nta muntu n'umwe mu mahanga ariyo yose uzajya kubwiriza Isirayeli ngo yakire Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Oya, twebwe mu banyamahanga turabwirizwa kugira ngo twakire Yesu, ariko muri Isirayeli Imana ubwayo